Ndagusuje wowe ubashe gukanda kuri cyo kiganiro ukacyumva. Imana iguhe umugisha. Iyo usomye muri Bibiliya mu Rwambere rw'Abakorino 6 ku murongo wa 18 handitse ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Ubusambanyi ni imwe mu ntwaro umwanzi Satani yakoresheje cyangwa se agikoresha ayobya abantu. Ikintu bita irari ndetse n'ubusambanyi ni intwaro y'umwanzi Satani yakoresheje, kandi intwaro ihambaye, kandi iyo ntwaro iranamukorera cyane mu kuyobya abantu b'Imana cyangwa se mu kubajyana mu nzira zibashyira kure y'Imana. Tugiye kureba uburyo ki ubusambanyi ari ikintu cyica roho y'umuntu, kikica umubiri we, ndetse kikanangiza imibanire hagati y'uwo muntu ndetse n'Imana. Gusa mbere yuko dukomeza, ndakwibutsa ko wakanda subscribe ukareba n'akazogero ugakanda kugira ngo ubone notification y'ibiganiro byose dushyiraho, ndetse nimba ikintu wifuza kutubwira ukakitubwira muri comment. N'ikiganiro wakishimira ugakanda kuri like. Ni ibintu byoroshye, no gufashanya. Murabona dufite abasubscribers 103, mubishatse mumfashije twazageza n'150, kandi n'uno munsi byarara bibaye, kuko muri abantu banjye kandi nanjye bagezaho ibiganiro byizewe. Kadukomeze. Ubusambanyi ni imwe mu ntwaro Satani yifashisha kugira ngo ayobye abantu b'Imana cyangwa se bajye kure y'Imana, cyane ko n'ubusambanyi Bibiliya ibitubuza. Reka twifashishe urugero rwo muri Bibiliya rumwe. Iyo usomye mu Rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 5 handitse ngo icyo Imana ishaka ni iki: ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigirira nk'abapagani batazi Imana. Murumva ko n'umurongo uri kutubwira ngo icyo Imana dushakaho ni ukureka ubusambanyi, tukajya kure y'inzira z'abanyabyaha cyangwa se kure y'inzira z'abasambanyi, tukirinda ndetse tukanategeka imibiri yacu, tukirinda ikintu bita cyose irari. Iyo wagize irari nibwo utangira kwifuza umuntu. Kandi hari umurongo wo muri Bibiliya uvuga ngo ni Yesu ubwo yari kubibwira abantu avuga ati mwumvishe ko birirwa babuza gusambana, gusa ndababwira yuko ubonye umugore wundi akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima. Ndajya mwumve kino kintu. Iyo wagize irari ni handi ubona umuntu ari kugenda mu nzira ukahita umwifuza wowe, niyo waba utamuzi, mwamutaziranye, niyo yaba ari bwo bwa mbere umubonye, yaba kuruta yaba umuruta. Iyo umubonye ukamwifuza, ako kanya wamaze gusambana nawe mu mutima. Kandi icyo ni icyaha kindi, kuko Imana cyangwa se Yesu Kristo umwana w'Imana yarabitubujije. Nimba twe tubikora rero tukabikora nkana tunabizi, irari ryamaje kudusiga. Iyo ni intwaro Satani yirirwa akoresha muri ino si, aho usanga mbere mu myaka yatambutse wasanga icyaha cy'ubusambanyi ari icyaha gikomeye cyane. Wasanga kugira ngo ubashe kuba wasambana n'umuntu byacaga muri process ndende cyane, aho byabaga binagoye rwose, aho warwanaga ukarwana intambara kugira ngo muhe mwaryamana. Naho ubu ngubu byabaye nk'umuco, aho umuntu ahura n'undi ku nshuro ya mbere bagahita baryamana. Ndetse hari n'ibirori bigenda biba, abenshi mu byitanga ama house party, usanga ibyo birori biba biri kubera mu nzu harimo abahungu n'abakobwa, aho usanga icyo kirori cyateguwe impamvu yacyo ya nyayo ari ukugira ngo baze gusambana. Ugasanga yaba umuhungu cyangwa umukobwa yagiyemo kugira ngo aze gusambana. Nawe nyumvire si tugezemo hano igeze. Iyo ni intwaro Satani yararebye aravuga ati iyi ni intwaro nakoresha kugira mbashe gusenya abantu ntibagandukire Imana. Iyi niyo ntwaro ngiye gukoresha. Kandi mu bigaragara n'iyobokamana iyo yisomye cyangwa se ukareba n'ibihari byose, bigaragaza ko iyi ntwaro ya Satani yamaze kumukorera. Ubu ngubu yanagoye kuba wabwira abantu ngo mureke ubusambanyi. Mbere nk'uko tubizi twagiye dusoma inkuru zo muri Bibiliya, iyo usomye nk'inkuru yo muri Sodoma na Gomora usanga ko ikintu cyatumye abantu Imana irimbura iriya migi
hari harimo icyaha cy'ubusambanyi. Niyo usomye inkuru yo ku bwa Nowa, aho Imana yaje guteza umwuzure hakarokoka umuryango wa Nowa, ari nabwo mu byabiteye ari ubusambanyi bwari buri icyo gihe bukabije. None se ko tuzi Bibiliya ukuntu twasomye byabaga bimeze, iyo usomye Bibiliya ugatekereza ukuntu icyo gihe byari bimeze, ukareba noneho n'ibihari ubu ngubu ni hehe bikabije. Ubwo Imana yabarimbuje umuriro kuri kiriya gihe ku bwa Nowa, Imana yahise ifata umwanzuro yuko itazongera kurimburisha amazi. Nibeshyeho gato. Ubwo Imana yaje kubarimburisha amazi, Imana yahise ifata umwanzuro yuko itazongera kubarimburisha amazi, ahubwo igiye kurimburisha umuriro. Uko turi hano twese twiteguye ko ku munsi w'imperuka ubwo Imana izaba imaze gucira abantu urubanza, bamwe bagiye mu ijuru, abandi bagiye mu muriro utazima niko tubyita, cyangwa bagiye kuzimu, Imana izabatwikisha umuriro. Nawe ndagira ngo nkubaze, ese biramutse bibaye nka kano kanya, wowe wajya he? Basi se katubyeho turi kuganira ku busambanyi, Imana ije ikavuga ati umuntu utajya usambana najye hariya, ndamujyana mu ijuru. Ninde? Umuntu byitwa ko utasambanye ari uko waryamanye n'umugore wawe w'isezerano, mwasezeranye, ndetse ubwo w'isezerano, noneho undi wese mwaryamana, yaba ari umugore wundi, yaba uri umugore we cyangwa uri umugabo we, gusa mutarasezeranye, ntago aho ngaho uba wemerewe ko muryamana, ntago aba ari umugore wawe, na Bibiliya bitubuza. Rero icyo nagusaba njyewe nanjye nanisabira ni uguca mu nzira ikwiye, tukanesha umwanzi Satani, tugasaba Imana ko yaduha imbaraga zo kunesha Satani, tukanatandukana n'iri rari rihari cyangwa se n'izi ngeso z'ubusambanyi, nibwo twazagera mu bwami bw'Imana. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba wakunze ikiganiro ukande like, ndetse ujye wibuka no gukanda ukazajya kujya ubona notification z'ibiganiro byose dushyizeho, ndetse ujye no muri comment tubwiye ukuntu ikiganiro wacyumvishe, n'icyo wifuza ko twazaganiraho ubushize, n'ukuntu ikiganiro nyine wacyakiriye. Ciao ciao.